umva nta kibazo ndashaka Sarongo none hangaha ntago mubonana ntusubira inyuma ntabwo subira inyuma mu izina ry'Uwiteka Imana nyiga sinsubira mu izina rya Yesu Kristo ijyano Yesu wa ntabwo ari ukungu kubaza hano abapasiteri bose baje ahangaha baza batuje ubushize narwanye nabo barwanye nshaka kurwana nawe ntabwo ndwana nawe ntabwo ndwana nawe ndarwana nawe mu izina rya Yesu Kristo uzanye imbaraga z'Imana tubwiza ubutumwa twihana pastor nukoreho asa pastor aya ni amahembe mbonye pastor wahakorera iki ubundi pastor hakorera iki ubundi pastor hakorera iki ubundi nizo mbaraga nizo uyu munsi mbereka ibi ni ibiki ndeba ahangaha aka ni akabindi gatose ntabwo uzi ko dukorera imiti pastor mu izina rya Yesu Kristo ndagushenye ndamaraho ibicaniro ndamaraho imbaraga zikuzimu pastor gira umurongo garukiraho nzayikorera n'iki nicyo kintu ndimo kuvuga ariko hari umurongo ntarengwa wakozeho banza witonde hari ahantu ukuntu mvogereye urakabya garagaza imbaraga zawe muri iyo nkoni niba wumva ufite imbaraga ino nkoni nawe uzaza kuyifataho uyu munsi urahinduka reka nze ibi hari n'iki mu izina rya Yesu Kristo hagarara uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo abantu barabimenya yuko dukora yuko imbaraga bahanira uyu munsi zirahinduka Ukinga wanza yumve ukinzaho nahuye nawe Yes, kwa barimo gukurikirana Big Town TV ndabasuhuza mwese aho muri hose ku isi mu Rwanda, muri Kenya, Uganda, twambuke muri East Africa tugeza Nigeria, handi hose Eastern Central Africa, ahantu hose ku isi. Reka tuzamuke zo muri Amerika n'ahandi henshi cyane. Ndabasuhuza mwese muri mo kurikirana Big Town TV. I go by the name Baktingi kabari Big Town TV. Cyo mugomba gukora no gukanda subscribe ibindi mukambaza se Bakti bigiye gukomeza gute. All in all uyu munsi hagiye kuba fire umuriro ugiye kwaka. Ibi bintu abantu benshi mwari mutegereje murimo kwibaza ese bizagenda gute, imbaraga z'abapfumu zizarangira gute, bimeze gute. Nahuye n'umupasta, uyu mupasta afite amateka ngo asanzwe akora ibintu bitangaje cyane, ajya mu bapfumu akamenagura ibintu byose by'abapfumu, imbaraga zabo akazisenya maze gahunda zikagenda fresh. Amaze kubimbwira ibyo ngibyo nese mubwira ngo reka dutangire ku mupfumu uzwi hano mu Rwanda witwa Sarongo. Bahaye inkoni, bahaye biki Sarongo si yakoze biki n'ibiki byose. Uyu mupasta naramubwiye reka dutangire kwa Sarongo uje kumenagura ibintu byose bya Sarongo, byose by'ubupfumu, imbaraga ze zose uzisenye, byaba ari byiza. Kuko abantu benshi, abapasteri benshi n'abandi benshi cyane bari bategereje ikintu ngiki noneho ubu ngubu uyu mupasta tukaba turi kumwe. Nimba adafite ubwoba reka tugerageze aka kazi. Nguyu hano kuri camera za Big Town TV. Yes pastor, mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Harya witwa nde? Nitwa Pastor Gisagara Geoffrey. Nkaba ndi n'umuyobozi wa Victorious Life Ministries. Okay. Muri make uri umupasteri? Ndi umupasteri. Ntabwo uri umubishop cyangwa apostle? Ndi umupasteri wabisigiwe. Ku mugaragaro. Nkaba ari impano nkoriramo mu buryo bw'umuhamagaro. Okay. Umaze kumbwira ibintu byinshi kubijyanye n'abapfumu, ngo hari ukuntu ujye ukora ukamenagura ibintu, imbaraga z'abapfumu ukamenagura ibintu byabo byose. Ibi ngibi wigeze ubikora mbere cyangwa n'ubwa mbere ugiye kubikora uyu munsi? Ibyo ni ibintu nkora cyane kuko biri mu mbaraga nasigiwe, biri mu mbaraga nahawe, biri mu mpano nahawe. Si ubwa mbere naba mbikoze. Ururembo rw'abarangi ahitwa Iremera mu Ruturusu, Rwanenge warushenye mfatanyije n'abandi bakozi b'Imana nari nyoboye. Ni ibintu rero nsanzwe nkora cyane, ni ibintu nahamagariwe, sinshaka kwemera ubwami bw'umwijima ko ukomeza gukorera ku mugaragaro ndetse bunatukisha izina ry'Imana, binatuma abantu batakira Yesu Kristo mwami n'umukiza. Noneho nje umaze kumbwira ibyo byose nese nkuzana kwa Sarongo. Ubu ngubu tukaba tugiye kureba Sarongo. Niki uri bukore kwa Sarongo? Nugera kwa Sarongo niki uri bukore? Icyambere ndi bukore no kugaragaza imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe, nkuko ijambo ry'Imana rivuga yuko twahawe ubutwari n'ubushobozi bwo kwita hasi imbaraga zose z'umwijima no kumaraho imirimo yose ya Satani.
icyo ni nacyo cyatumye Yesu Kristo aza, yaje kugira ngo amareho imirimo ya Satani, hanyuma intama z'Imana cyangwa se abantu b'Imana bakire kubohoka, bakire agakiza, bakire ubutumwa bwiza bubahindura bavana mu bintu byo kwizera Imana z'ibigirwamana. Sarongo ni umupfumu, abantu benshi baramutinya no mu Rwanda, we nabwo bufite? Ntabwo ntinya Sarongo, ahubwo ntinya Imana yanjye ikorera muri jyewe n'imbaraga yampaye. Naho sintinya umuntu ufite inyama n'umubiri n'amaraso n'ibyo akoresha bitari iby'Imana. Ntabwo bufite pastor? Ntabwo banama mfite ko Kristo ukorera muri jyewe yanesheje isi. Uri tayari kumenagura ibintu bya Sarongo bwose? Ndi tayari kugaragaza imbaraga y'Imana ikorera muri twebwe no kumaraho imirimo ya Satani, ni dusenya ibicaniro biri kwa Sarongo ngo numva wamamaye, numva abantu bose batinya, ari abitwa Bayongwe batinya, hari abavuga gusa ngo bazajya kumaraho iyo mirimo ya Satani we ntibabikore. Jewe naje mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo. None numara gusenyagura imbaraga z'ubupfumu ntabwo azongera kuvura abantu? Mfite kwizera yuko Sarongo ari bukizwe. Icyo niyo cya mbere kinjyanyiwe. Misiyo ikomeye cyane kuruta izindi no kugaragaza imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe, hanyuma Sarongo natwe tukamubwira ko ibyo yakora yirirwa abeshya abanyarwanda, ababwira yuko ababohora, ababwira yuko afite imbaraga zibakiza, ababwira ko afite imbaraga zishobora guhindura ubuzima bwabo mu ndwara barwara. Nagiye kujya guhindura Sarongo kugira ngo amenye ko Imana ari ikiza, ubundi amenye ko Kristo dukorera ari muzima koko. Ikintu ndimo kwibaza, nago biri buteze kavuyo kuko kwinjira ku mupfumu umenagura ibintu bye, ndakeka ko byaba arimo guteza kavuyo, ataza kujya kuturega bikaba ari ikibazo. Gukorera Imana ni risk. Gukorera Imana no guhamya dushize amanga. Ibyo bintu tumenagura n'ubundi n'abatubanjirije bakoreraga Imana barabimenaguraga. Ntabwo rero tugiye kujya mu ishyano na Sarongo, tugiye kujya kumwereka imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Yarakara tarakara, iki tujyanye twebwe no kugira ngo tumwereke ko ibyo akora atari byo, areke gukomeza kuyobya abanyarwanda, ahubwo yizere nawe Yesu Kristo ave mu byo arimo. Nicyo kitujyanye, niyo misiyo ikomeye cyane tujyanye. Tutaragenda banza usenge kwanza, tutaza guhura n'ibibazo mu nzira mu rugendo rwacu rwo kujya kumenagura imbaraga z'umupfumu. Isengesho ryawe kwanza. Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, ifite ubutware n'ubushobozi. Duhaye ubutware n'ubushobozi bwo kubita hasi imbaraga z'umwijima no kumaraho imirimo yose ya Satani. Turahagurutse, tugiye mu rugendo rw'intambara y'umwuka, tugiye kumaraho imirimo ya Satani. Tubane nawe, utuherekeze, tugeze amahoro, kandi ko kwagukomeye kurushaho gukora ibitangaza, guhishurire Salomo n'abandi bose abanyarwanda bajyayobeje, kugira ngo bamenye ko mu ijuru hari Imana, bamenye ko ari waduhamagaye nk'uko wahamagaye abakozi bawe batandukanye, Eliya, Elisa, abakozi Imana bakambaye ba Paulo, nk'uko wakoresheje mu bitangaza n'ibimenyetso. Natwe turagiye mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kuko turinze kandi uri kumwe natwe, mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Amen. Haguruka pastor. Ni ibintu biteye ubwoba nuko Big Town TV twariyemeje, ntabwo tujya tunanirwa, ibintu byose turabikora. All in all, niduhura n'ikibazo sinzi ukuntu biri bugende, ariko uyu mupastor mubona hano yiyemeje ngo kujya gusenya imbaraga z'umupfumu. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu tutigeze tunabona n'umunsi n'umwe, ariko reka turebe. Amaze gusenga ariyaminiya ngo nta nubwo ari ubwa mbere, hari ahantu amaze kubikora ni kenshi, ngo ni hehe harya? Remera mu ruturusu ururembo rw'abarangi twararushenye dukoresheje imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Nta bibazo mwahuye nabyo inyuma y'ahangaho? Nta bibazo na bimwe, kuko abantu babonye imbaraga z'Imana bava mu rurembo bagaruka mu matorero barasenga barakizwa. Uyu munsi ni abakozi b'Imana bakomeye babwiriza ubutumwa bwiza. So uri tayari, uriyaminiye? Ndi tayari kuko uri muri jyewe arakomeye, afite imbaraga, afite ubutwara, afite ubushobozi bwo kumaraho imbaraga za Satani zose no kumaraho ubwami bwa Satani, kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho gutegeka no kuyobora no gutwara isi yose. Hariya niho kuri umuryango. Uragenda imbere, njye mfite ubwoba, sinshaka ko nje mu bintu. Njyewe naje nk'umunyamakuru, mumbabarire rwose. Reka ngende rwose. Reka ngende.
Tenda. Uyu munsi biramenyekana yuko turashaka Sarongo. Umva nta Ndashaka kibazo. Sarongo none hangaha. Umva nta kibazo. Uyu nguyu ni umupasiteri arashaka Sarongo. Pasiteri. Yeah. Pasiteri Sezana akavuyo hano. Nta kavuyo. Tuje mu mbaraga z'Imana ntabwo tuje Imana nyine uzizana udusunika. Uje aho kudusunika ari wowe. Kandi Imana yatubwiye ko duha ubutwari n'ubushobozi hoya gira hirya. Sunzise. Twazanye afitanye appointment, afitanye gahunda na Sarongo. Afitanye gahunda. Yes. Sunsunitse. Ndagusunitse. Mubabarire nta kibazo. Bagenda guhura na Sarongo. Mwakoze cyane. Sanga Sarongo arakwere. Pastor ubona se hari abasekirite noneho nta kavuyo dukeneye. Utaza kuba intambara. Ni hatari. Ni hatari rwose. Nitwa Pastor Gisagara Jofo. Kuburi pasiteri umuntu wari we wese aza hano kwa Sarongo yamuhamagaye akaza kerekana n'uburyo bavuganyemo nimba yamuhaye uburenganzira kuza kure ariko ntago uzi forcing akakagenda. Igisubizo ni kimwe. Ndashaka Sarongo. Nje kumwereka imbaraga z'Imana. Izo mbaraga ntago arizo nkeneye ko ndashaka nyereka Sarongo mwavuganiye he? Sarongo. Mwavuganye? Sarongo numvise ibye. Warabyumvise? Narabyumvise. Nje ahanga nyura ku mukozi. Nanyuze kuri Bakti. Namubwira ko ibyo nashaka kubyihangana gato. Yarabimbwiye. Yambwiye ko mukoresha imbaraga z'umwijima. Ndashaka Sarongo rero. Namusabye kugira ngo amunzane. Ndamushakira kumwereka imbaraga z'Imana. Ntago mubona none hosubira inyuma. Ntabwo subira inyuma mu izina ry'Uwiteka Imana nyiga. Sinsubirayo mu izina rya Yesu Kristo. Ujyana Yesu wawe. Ndaguhindura. Ari ese Ndaguhindura. Imbaraga z'Imana ziraguhindura. Ndabona na Sarongo. Wangi? Karame. Wese Sarongo. Ngwino. Umuntu uzari gusakuza hano. Sasa